uyu munsi hari stories nyinshi cyane mu kanya gato turaza kukwereka uko witwa The Ben ndetse na family bakomeje gutangira kwizihiza icyo bita Christmas mu gihugu cya Tanzania muri hoteli nziza cyane Five Star Hotel batangiye kwizihiza icyo bita Noheli papa ni show live. Turaza kubigarukaho twese byose tubikwereke ubundi tuze kugenda tubikwereka byose uko byifashe kandi nkubwira ngo niba ari ubwa mbere mu by'ukuri dukurikiye cyangwa se niba ushaka kuzajya umenya amakuru y'abastar kanda kuri subscribe kandi no kunzogera ubundi bigende neza cyane ujye ubona amakuru uko uyifuza ndetse nuko uyashaka cyane akugera nta kibazo na gitoya kabisa. Hanyuma reka dutangire na stories zacu ziri kugenda zivugwa hano mu Rwanda. Icyambere ndagira ngo banze mpere ku biri kugenda bivugwa hagati y'ubita Loki ndetse na Papa Cyangwe. Nagahinda gakomeye cyane kubona Papa Cyangwe ngiye nawuze ndi kubivuga vuga ngo abahanzi nyarwanda bagomba guhumuka bakamenya kuzajya bamenya ukuntu ibintu bijyanye n'amarabo bikorwa. Kugufata umuhanzi umuntu ngakubwira ngo agiye kugufasha yarangiza ibihangano byawe akazajya bya uploadinga kuri channel ye, ari kuzamura channel yiwe, ari kuzamura social media platforms ziziwe, ariko wowe uraho ngaho gutyo gusa. Contract nirangira uzajya gustrugglinga ushaka kubaka ibintu bishyashya kandi mu by'ukuri wahombye kuzahita ukomerezaho aho byari bigeze. So abahanzi nyarwanda mwese muva mu Kagera mutangira umuziki mugiye gufashwa n'abantu runaka, mugiye mumenya ubwenge, umuntu akabahenda ubwenge. Kuba umuntu agiye kugufasha ntago bivuze ngo akoninga agutwara ibintu byose. So witwa rero Papa Cyangwe yavuze yuko ngo yararambiwe ibijyanye no kugaragara yambaye imyenda ihenze ari gutwika, ariko sinakubwira ariko nta kintu kinjira mu mufuka. Areba ku kantu kinjira kuri konti agasanga amafaranga yose witwa Loki arayitwarira. So uyu munsi rero akomeje kugenda ashyira hanze kabisa ibivugwa, avuga ati nta gatwiko ntacyo kaba kamaze nta kinjira mu mufuka. Urumva ni gutyo byifashe kabisa. Hanyuma ikindi kiri kuvugwa, umukobwa wacu kabisa Shadibu arimo arahakanira kure, yahakanye yivuye inyuma abamushinja ngo kuba yararyamanye na Diamond Platnumz. Yavuze ati ngewe ntabwo nigeze ndyamana na Diamond Platnumz, ibyo ni ibintu abantu bafeka bahimba. Ngewe mu by'ukuri nubwo abantu babonye amafoto turi kumwe twifotoranije turi muri chambre, ariko kuba abantu baba bari muri chambre ntabwo bivuze ko baryamanye. Ati rero abantu nakomeje kugenda mbyumva babivuga nkaceceka nkabihura, ariko ndagira ngo mbakurira inzira ku murimo babwire ko ngiye nigeze ndyamana na Diamond Platnumz. Wallahi ni show papa ibya biri ntabwo bizoroha cyane kabisa. Hanyuma kandi ibindi biri kuvugwa, Ndanda wahoze akinira ikipe y'igihugu Amavubi, muramwibuka cyane Ndanda. Uyu musore yamaze kuba kabisa yigira mu gihugu cy'Ubwongereza, aho yagiye kujya mu minsi mikuru rwose isoza umwaka n'umukunzi we usanzwe yituye muri mu Bwongereza papa. Ibintu ntabwo biba byoroshye, ibintu ntabwo biba byoroshye cyane kabisa. Urabona ukuntu bameze neza cyane ari mu gihugu cy'Ubwongereza, ubona ukuntu byifashe baryoshye cyane baryohewe. Yes we ni show live. Hanyuma izindi stories ziri kuvugwa kandi nakubwira nuko umusore wacu witwa Rage nawe urabona ukuntu we n'umugeni kabisa basaga neza cyane. Ikiriho abantu benshi bashimye nukuntu witwa ngira ngo ni afande rwose wahoze ari umugabo w'ingabo z'u Rwanda, mugaba mukuru ari we nyine General James Kabarebe, yabemereye kuzaba wakira inzu kabisa. Yabemereye kuba kubita inzu, urumva akabakubita inzu y'igifaro kabisa, nta mikino ibihari kabisa. Ubwo rero ni ikintu cyiza cyane kubona umukuru cyangwa se umwe mu basirikare bakuru b'igihugu yagiye abona yarabaye minisitiri w'ingabo, ubu n'umujyanama mu bya gisirikare wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, rero yabemereye kuzabubakira. Urumva rero ko hari ibintu biba bisa neza cyane. Burya nimuzihebe nimuzihebesha ari Imana kwibuka ibintu bikagenda neza bitanatekerezaga. Hanyuma tuvuye kuri ibyo ngibyo sasa, reka nkubwire ikintu kimwe guys, nuko mu by'ukuri
urukundo ni ikintu cyiza cyane. Love is a beautiful thing. Nagiye mbivuga inshuro nyinshi, abantu like babifata mu buryo bumwe, abandi bakabifata mu bundi buryo, ariko urukundo nta kintu gishobora kugereranya nk'urukundo, nta kintu cyiza nk'urukundo gishobora uzabona kuri iyi si. So ikiriho ni kimwe rero, nuko murabizi neza ko mu minsi yashize twe twakubwiye ko twabonaga witwa Pamela Yibere hano mu Rwanda ari gutaha ubukwe hirya no hino, ubukwe bwagendaga bubera hirya no hino. So amakuru ariho rero ubu ngubu nuko nagiye kubona mbona kuri account ubwo Tanzania izizaga rero, ngira ngo President wa Republika nawe ari muri Tanzania ubwo bari kwiziza isabukuru y'imyaka 60 y'ubwigenge bwabo. The Ben uri mu gihugu cya Tanzania, ngira ngo niba witegereza neza kuri video we yafashe ubwe kuri account ya Instagram, ari muri salo urebe neza, urahabona muri salo ukuntu hateye n'imashini ari gukoresha, uzi no kureba uwitwa aho Uwicyeza Pamela nawe yafatiye amashusho y'indirimbo ya postinze. Bose bari muri, navuga ngo bakoresheje kimwe, urabona ya laptop n'ubundi, ndetse na zandabye zo muri salo, ndetse na ya salo wabonaga The Ben nawe yari yicaye. Bishatse gusobanura yuko witwa The Ben ndetse na Pamela ubu ngubu bibereye muri hotel n'ubundi ari mu gihugu cya Tanzania aho bari kumwe. Ikintu cyatangiye kugaragara ni indirimbo bari gupostinga zigaragaza Christmas cyangwa se zigaragaza Noheli, aho batangiye kwifuriza rwose abanyarwanda Noheli nziza, nabo bagenda bayifuriza kabisa muri rusange. Witwa The Ben ya postinze indirimbo yitwa Mary Did You Know, ishaka gusobanura se ni indirimbo nyine ya Christmas, ivuga iti se Maria wari uzi kuzabyara Yesu, wari uzi kuzabyara umwana w'igitangaza. Urabona ni muri saro kabisa. The Ben ya postinga kuri zandabye na ya machine, mwawe urabibona ko ari muri saro imwe naho Pamela ari. Hanyuma Pamela we ajya gupostinga, ya postinze indirimbo yitwa Mistletoe, ni indirimbo nziza cyane ya Justin Bieber, nayo ivuga ati kuri Christmas nyine can you kiss me under mistletoe. Hari imico iba muri Amerika ndetse no i Burayi, yuko cyane cyane abantu bakundana iyo kugira ngo bizize nyine Christmas, cyangwa se kugira ngo Christmas bigaragare ko yari ryoshye, ari uko nyine mujye kwisanga ngiyo mwisanze muhagaze munsi y'icyo giti cyitwa mistletoe, ntago mbizi neza ngo mugomba guhita musomana, nyine niyo mico yabo, niyo mico yabo kabisa. Rero ni indirimbo zose zizubahiriza Christmas cyangwa se zo kwifuriza abantu misi mikuru myiza cyane. Witwa Pamela ndetse na The Ben bibiri hara muri Tanzania kabisa, urabona ko bari muri sari imwe, ni mu zimwe rwose, ari rwose bibereye ibintu bisa neza cyane. So ikiriho ni kimwe rero sasa, ikiriho ni kimwe ni uko urumva mu minsi yashize nibwo twavugaga tuti mu byukuri ese The Ben ko bamusize ko ibereye Tanzania, ubu ngubu Pamela akaba yaraje mu Rwanda, ariko ikiriho ubu ngubu nuko rwose Pamela rwose, ariko Pamela arashobora cyane. Uyu mwana w'umukobwa aragenda akora ingendo, abantu bamwe nakomeje kugenda bavuga ati ariko se bundi iyo mwitegereje amaso ya Pamela mubona ibintu bisanzwe. Ati mwitegereze neza nyirago, cyangwa se uzafata umwanya uzuminge ikintu kijyanye n'amaso ya Pamela, uyarebe neza uyitegereze, uzambwira. Abantu bazavuga ati ariko se mu byukuri ubundi muri amaso ya Pamela buriya ari amaso arahani abantu bigeze uyabona kuri iyi si? Wallahi ari abantu Imana baritondeye, igiye kurema papa ikabitondera ikabarema kweri kabisa. So ikiriho rero ni kimwe nuko ubu ngubu nyine iminsi mikuru yanatangiye no gukomanga wa mugani hirya no hino, ubwo ukwezi kwa 12 kugeze ku itariki ya 9, urumva ni iminsi barirwa ku ntoki tukagenda dusatira Christmas. So rero ubu ngubu nanjye natangira kubabwira nti mwarakoze cyane kubana natwe, mwaradukunze, mwagiye muri ba stories zacu za buri munsi. Ni ibintu tudashobora kubona uburyo tubashimira kandi dutewe ishema n'ukuri n'ubufatanye ndetse n'uburyo mutuba hafi. Natwe ntabwo tuzabatenguha, tuzakomeza gukora igishoboka cyose kugira ngo tubahereze amakuru y'imyidagaduro cyane nk'uko rwose twabibasezeranije, kandi kuba mubana natwe mutwereka urukundo ndetse n'ubufatanye bwa buri munsi ni cyerekana yuko mutuba hafi kandi mudukunda. Natwe tuzagerageza kugira ngo tukomeze tubahereze amakuru yose mukeneye kumenya. Nanjye ngomeze mbabwire rero ni iminsi cyangwa se mukomeze mu celebrating neza cyane impera
z'umwaka muri kumwe natwe kandi rwose n'ahantu duteze kuzajya amakuru muzayabona kandi muyabone neza cyane. Ubundi twababwira tuti rwose mukomeze mudukurikire, mukomeze mubane natwe, mu subscribing, mutara subscribinga, muduhe mutwandikire muri comment cyangwa se mutwandikire no kuri Instagram, hose mudusuhuza nta kibazo. Ubundi twakubwira ngo ciao ciao.